kugituza anga pase kwa Shishu Egirimana Bedi Kiyovu Sport garutse mu mukino tambaza baro nyuma kwa Kimenyi Yves reka turebe Kimenyi Yves tangiza mbaniza cyane kandi kwa Bigirimana Bedi arambara pase kwa Ngendahimana Eric reka turebe Ngendahimana Eric reka turebe anga pase neza cyane kabisa kwa Mushimimana Elia reka turebe mukinyi musha nga pase ate mu kigo kandi kwa Pichu reka turebe Pichu zamuka neza cyane full stop neza cyane Jabel reka turebe counter attack wa Kosoro reka turebe kwa Nshuti so imbere izo kora neza cyane ikipe ya Kiyovu Sport Ngendahimana Eric anamba pase kandi kwa Pichu amba kwa Bedi mugenzi Bienvenu contre attack abavuga saza imbere izo shot ikoneza awutera nabi cyane kabisa umupira urenga kwa ikipe ya APR kunengurwa n'ikipe ya APR Football Club akaba ari gutyo bimeze kabisa akaba ari gutyo bimeze kabisa reka turebe zamuka neza cyane akontrola bora gati mu kibuga neza cyane kabisa Bigirimana Bedi ambara pass reka turebe cenga neza cyane kabisa ganga pass gati mu kibuga sekipe ya Kiyovu Sport Bigirimana Bedi zamuka neza cyane control neza cyane kabisa yitonze aganga pass ate mu kibuga reka turebe mama we egasa neza cyane reka turebe rero reka turebe Bigirimana Bedi aganga pass kwa Rayon reka turebe arambura pass kwa Bienvenu mugenzi arambura pass kwa Ngendahimana Eric arambura pass kwa Pichu akuraho neza cyane ikipe ya APR barizamukira abafana bagibicu reka turebe Nshuti Innocent arambura pass ate mu kibuga reka turebe kwa Niseti Shimwe arambura pass kwa Jabel reka turebe kwa Bonheur APR ikina umupira mwiza Omborenga Fitina Omborenga centre imbere izo kora neza cyane ikipe ya Kiyovu Sport reka turebe match ni hagarara uyu mukino wagira ngo ni final reka turebe rero gonga pass ate mu kibuga Bedi arambura pass kwa Pichu kuraho neza cyane ikipe ya APR reka turebe Nsemane Mablo zamukira neza cyane Mablo kwa Jabel reka turebe gonga pass ate mu kibuga neza cyane Mablo reka turebe kwande kwa Bonheur reka turebe kwa Niseti gonga pass reka turebe neza cyane kabisa kwa Mugunga Yves reka turebe kwa Nshuti Innocent adiro tagize mu bataka batatu bose cyarimwe reka turebe imbere izo ishot turutse umuntu kuraho neza cyane kabisa reka turebe zamuka neza cyane kabisa Bigirimana Bedi rambura pass kwa Pichu reka turebe gonga pass reka turebe nago birarangira zamuka neza cyane kabisa reka turebe ishot ariko Musifuzi aravuga ati mwakoze amakosa yose ikipe ya Kiyovu Sport Musifuzi aravuga ati abasore ikipe ya Kiyovu Sport bakoze amakosa bado ni hatari kabisa bado ni hatari reka turebe rero agonga pass neza cyane yitonze ashaka mugenzi hagati mu kibuga arambura pass kwa Cedric mugenzi agonga pass kwande kwa Bienvenu reka turebe arambura pass reka turebe kwa Bigirimana Bedi arambura pass kwa Ngendahimana Eric ashakisha mugenzi neza cyane tuze Ngendahimana Eric reka turebe Eric ashaka uburyo yagobotora umuntu hari hagati mu kibuga ashwanyaguza umuntu neza cyane kabisa ni kufura ikipe ya Kiyovu Sport akaba ari kufura ikipe ya Kiyovu Sport ubwo rero Bigirimana Bedi mbibutse ko minsi yashize nibwo hagiye havuga amakuru kajya kujya muri Kiyovu muri Young Africans ndetse n'abascout bagiye batandukanye kabisa aza kumureba hano i Kigali ariko ntabwo byoroshye kabisa kuva rero ayo mugoroba bakuraho agapfukamunwa avuye mugoroba bakora icyo twita agapfukamunwa abantu bari kugenda mu muhanda nta kibazo kabisa bari kugenda mu muhanda bavuga bati ikintu cy'agapfukamunwa ku ruhande hatari rero hatari kweli ukanya gato gusaha saa 2:50 ikipe ya Chelsea n'ikipe ya Liverpool akaba rero ari final komeye cyane akaba ari final inaungilisha kabisa ona rwose umuvandimwe kabisa kuri BNB FM agirisha kabisa Jado Castal abona ko bamurekuye kabisa ntabwo byoroshye
reka turebe bazamuka neza cyane bitonze. Reka turebe abakuru bagiye batandukanye ubona ko rwose muri minsi bitari kugera neza. Muvandimwe Lorenzo Christian asanzwe kuri Radio 10 ibintu ntabwo byagenze fresh kabisa. Ubwo rero abonye bavuga ngo batandukanye, ibisigaye no kumenya ngo ni biki. Anabonyesha kabisa Jado Castal agaruka neza cyane kabisa we. Witwa Jado Castal. Jado Jado Castal. Hatari kweli. Hatari kweli sana. Hatari. Reka turebe rero. Azamuka neza cyane bitonze abasore ikipe ya Kiyovu Sport. Arambura pasi kwa Bigirimana Bedi. Reka turebe. Umunsi abantu benshi bavuga ati ikipe ya APR Sport na Kiyovu Sport baraza kunganya. Yaba rero chance ku ikipe ya APR kuko akomeza kugenda iyo muri ikipe ya Kiyovu Sport. Hano bakavuga bati rero yo byakabaye byiza ikipe ya Kiyovu itsinze kugira ngo champion isubire mu bisi. Hatari rero. Hatari kabisa. Reka turebe. Zamuka neza cyane Ishimwe Anisete. Reka turebe. Arambura pasi hagati mu kibuga kandi kwa Mugunga Yves. Reka turebe pasi kwa Jabel. Arambura pasi kwa Bonheur. Reka turebe Bonheur. Azamuka neza cyane itonze Bonheur. Arambura pasi ati mu kibuga. Sekipe ya Sport, sekipe ya APR Football Club kabisa baratabara. Abanga pasi hagati mu kibuga neza cyane ihesa itonze. Reka turebe. Zamuka neza cyane Bonheur imbere y'izo shot ariko kuramo kabisa. Kuramo neza cyane. Reka turebe Jabel. Arambura pasi Ishimwe Aniseti. Azamuka neza cyane Ishimwe Aniseti. Abanga pasi hagati mu kibuga kwande kwa Jabel. Arambura pasi kwa Bonheur. Reka turebe kwa Mborenga Fitina. Mborenga Mbombo. Arambura pasi kwande kwa Claude. Niyo mugabo azamuka neza cyane niyo mugabo Claude. Abanga pasi hagati mu kibuga neza cyane imbere y'izo shot ariko Amosifu ziravuga ati abasore ikipe ya Kiyovu Sport mwakoze amakosa. Ati mwakoze amakosa mwebwe kabisa. Ati umupira no gutereka imbere za muri ikipe ya APR rinzwe na Pierre. Akaba rero ugiye kutera atangiza baro kwa Mborenga Fitina. Mborenga akurura baro neza cyane yitonze kwa niyo mugabo Claude. APR gukina yitonze muri minute distingue. Kurura baro neza cyane yitonze gunga pasi kwande kwa Ishimwe Anisete. Reka tureba Anisete. Arambura pasi kwa Mugunga Yves Mugunga. Zamuka neza cyane Mugungo imbere y'izamu kuraho neza cyane ose ikipe ya Kiyovu Sport. Ngendahimana Eric. Arambura pasi kwa Bigirimana Bedi. Agunga pasi kwa Pichu. Zamuka neza cyane Pichu. Ashaka neza cyane kabisa penetration hagati mu kibuga abasore ikipe ya APR bazibira neza cyane bitonze. Reka turebe Mborenga Fitina. Ambombo. Azamuka neza cyane Mborenga Fitina. Arambura pasi hagati mu kibuga. Reka turebe kwa Bonheur agucenga neza cyane. Bonheur distingue. Bonheur imbere y'izo shot hejuru cyane. Utera kure cyane kabisa icyo bita muri birahendutse. Hatari kweli. Hatari kabisa. Hatari kabisa. Reka turebe rero abasore ikipe ya APR niyo baraza kwisubiraho wenda amakosa yo kuramwe namwe bakayahindura kubera ko arabona ko biraza ko bitoroshye kabisa nakomeza gukora amakosa ameze gutya kuko abasore ikipe ya Kiyovu Sport bari tayari kabisa bari pose. Reka turebe rero. Reka turebe Pichu. Arambura pasi kwa Bedi. Arambura pasi y'amazi yo mu bitabo. Gunga kwa Ngendahimana Eric. Reka turebe. Azamuka neza Ngendahimana Eric. Reka turebe agunga pasi hagati mu kibuga. Shakisha mugenzi we Abedi n'ubundi ariko biranga kabisa bibu by'ubusa. Reka turebe
ariko umusifuzi ati kabisa wenda wese kati umuntu nshuti inosa nukomeza gushondana ati nukomeza gushondana nagukubita karito rouge karito jaune sorry ata rero abafana barahari rwose nubwo atari benshi cyane umufana barahari kabisa ata rero kugituza anga pase kwa Shishu Egirimana Bedi Kiyovu Sport garutse mu mukino tambaza baro nyuma kwa Kimenyi Yves reka turebe Kimenyi Yves tangiza mbaniza cyane kandi kwa Egirimana Bedi arambara pase kwa Ngendahimana Eric reka turebe Ngendahimana Eric reka turebe anga pase neza cyane kabisa kwa Mushimimana Elia reka turebe mukinyi musha nga pase ati mu kigo kandi kwa Pichu reka turebe Pichu zamuka neza cyane full stop neza cyane Jabel reka turebe counter attack kwa Soro reka turebe kwa Nshuti Inoso imbere izo kora neza cyane ikipe ya Kiyovu Sport Ngendahimana Eric anambara pase kandi kwa Pichu anambara kwa Bedi mugenzi Bienvenu contre attack avura saza imbere izo shot ikoneza awutera nabi cyane kabisa umupira urenga kwa ikipe ya APR kunengurwa n'ikipe ya APR Football Club akaba ari gutyo bimeze kabisa akaba ari gutyo bimeze kabisa reka turebe zamuka neza cyane akontra bora gati mu kibuga neza cyane kabisa Bigirimana Bedi ambara pass reka turebe cenga neza cyane kabisa ganga pass gati mu kibuga sekipe ya Kiyovu Sport Bigirimana Bedi zamuka neza cyane control neza cyane kabisa yitonze aganga pass ati mu kibuga reka turebe mama we egasa neza cyane reka turebe rero reka turebe Bigirimana Bedi aganga pass kwa Rayon reka turebe arambara pass kwa Bienvenu mugenzi arambara pass kwa Ngendahimana Eric arambara pass kwa Pichu akuraho neza cyane ikipe ya APR bari samukira abafana bagibicu reka turebe Nshuti Inosa arambara pass ati mu kibuga reka turebe kwa Aniseti Ishimwe arambara pass kwa Jabel reka turebe kwa Bonheur apirikina umupira mwiza Omborenga Fitina Omborenga centre imbere izo kora neza cyane ikipe ya Kiyovu Sport reka turebe match nihagarara uyu mukino wagira ngo ni final reka turebe rero gonga pass ati mu kibuga Bedi arambara pass kwa Pichu kuraho neza cyane ikipe ya APR reka turebe Nsemane Mablo zamukira neza cyane Mablo kwa Jabel reka turebe gonga pass ati mu kibuga neza cyane Mablo reka turebe kwande kwa Bonheur reka turebe kwa Aniseti gonga pass reka turebe neza cyane kabisa kwa Mugunga Yves reka turebe kwa Nshuti Inosa adiro tageze mu bataka batatu bose cyarimwe reka turebe imbere zo ishot turutse umuntu kuraho neza cyane kabisa reka turebe zamuka neza cyane kabisa Bigirimana Bedi rambara pass kwa Pichu reka turebe gonga pass reka turebe nago birarangira zamuka neza cyane kabisa reka turebe ishot ariko umusifuzi aravuga ati mwakoze amakosa yose ikipe ya Kiyovu Sport umusifuzi aravuga ati abasore ikipe ya Kiyovu Sport bakoze amakosa bado ni hatari kabisa bado ni hatari reka turebe rero agonga pasi neza cyane yitonze ashaka mugenzi we hagati mu kibuga arambara pasi kwa Cedric mugenzi agonga pasi kandi kwa Bienvenu reka turebe arambara pass reka turebe kwa Bigirimana Bedi arambara pass kwa Ngendahimana Eric ashakisha mugenzi neza cyane tuze Ngendahimana Eric reka turebe Eric ashaka uburyo yagobotora umuntu hari hagati mu kibuga ashwanyaguza umuntu neza cyane kabisa ni kufra ikipe ya Kiyovu Sport akaba ari kufra ikipe ya Kiyovu Sport ubwo rero Bigirimana Bedi mbibutse ko minsi yashize nibwo hagiye havuga amakuru kajya kujya muri Kiyovu muri Young Africans ndetse n'abaskauti bagiye batandukanye kabisa aza kumureba hano i Kigali ariko ntabwo byoroshye kabisa kuva rero ayo mugoroba bakuraho agapfukamunwa avuye umugoroba bakora icyo twita agapfukamunwa abantu bari kugenda mu muhanda nta kibazo kabisa bari kugenda mu muhanda bavuga bati ikintu cy'agapfukamunwa ku ruhande hatari rero hatari kweli ukanya gato gusaha saa 2:50 ikipe ya Chelsea n'ikipe ya Liverpool akaba rero ari final komeye cyane
akaba ni final inawunginisha kabisa. Ona rwose umuvandimwe kabisa kuri BNB FM agirisha kabisa Jado Castal, abona ko bamurekuye, abona ko bamurekuye kabisa. Ntabwo byoroshye. Reka turebe bazamuka neza cyane bitonze. Reka turebe abakuru bagiye batandukanye, ubona ko rwose muri minsi bitari kugera neza. Umuvandimwe Lorenzo Christian asanzwe kuri Radio 10, ibintu ntabwo byagenze fresh kabisa. Ubwo rero abanyabwa ngo batandukanye, ibisigaye no kumenya ngo ni biki. Anawonyesha kabisa Jado Castal agaruka neza cyane kabisa iwe. Witwa Jado Castal, Jado Jado Castal hatari kweli, hatari kweli sana, hatari. Reka turebe rero azamuka neza cyane bitonze abasore ikipe ya Kiyovu Sport. Arambura pasi kwa Bigirimana Bedi. Reka turebe umunsi abantu benshi bavuga ati ikipe ya APR Sport na Kiyovu Sport baraza kunganya. Yaba rero ari chance ku ikipe ya APR kuko akomeza kugenda iyobora ikipe ya Kiyovu Sport. Hano bakavuga bati rero byakabaye byiza ikipe ya Kiyovu itsinze kugira ngo champion isubire mu bisi. Atari kabisa. Reka turebe zamuka neza cyane Ishimwe Anisete. Reka turebe arambura pasi hagati mu kibuga kandi kwa Mugunga Yves. Reka turebe pasi kwa Jabel, arambura pasi kwa Bonheur. Reka turebe Bonheur azamuka neza cyane itonze Bonheur, arambura pasi ati mu kibuga sekipe ya Sport sekipe ya APR Football Club kabisa baratabara. Ahunga pasi hagati mu kibuga neza cyane ihesa itonze. Reka turebe zamuka neza cyane Bonheur imbere y'izo shot ariko kuramo kabisa, kuramo neza cyane. Reka turebe Jabel, arambura pasi Ishimwe Aniseti azamuka neza cyane Ishimwe Aniseti. Ahunga pasi hagati mu kibuga kwande kwa Jabel, arambura pasi kwa Bonheur. Reka turebe kwa Mborenga Fitina, Mbombo arambura pasi kwande kwa Claude niyo mugabo, azamuka neza cyane niyo mugabo Claude. Ahunga pasi hagati mu kibuga neza cyane imbere y'izo shot ariko Amosifu zinavuga ati ikipe ya Kiyovu Sport mwakoze amakosa. Ati mwakoze amakosa mwebwe kabisa. Ati umupira no gutereka imbere za muri ikipe ya APR rizwa na Pierre. Akaba rero ugiye kutera atangiza baro kwa Mborenga Fitina. Mborenga akurura baro neza cyane yitonze kwa niyo mugabo Claude. APR gukina yitonze muri minute distingue. Kurura baro neza cyane yitonze gunga pasi kwande kwa Ishimwe Anisete. Reka tureba Anisete arambura pasi kwa Mugunga Yves Mugunga zamuka neza cyane Mugungo imbere y'izamu, kuraho neza cyane ikipe ya Kiyovu Sport. Ngendahimana Eric arambura pasi kwa Bigirimana Bedi, agunga pasi kwa Pichu, zamuka neza cyane Pichu ashaka neza cyane kabisa penetration hagati mu kibuga basore ikipe ya APR bazibira neza cyane bitonze. Reka turebe Mborenga Fitina Ambombo azamuka neza cyane Mborenga Fitina arambura pasi hagati mu kibuga. Reka turebe kwa Bonheur agucenga neza cyane Bonheur distingue Bonheur imbere y'izo hejuru cyane, utera kure cyane kabisa icyo bita muri biherutse. Hatari kweli, hatari kabisa, hatari kabisa. Reka turebe rero asore ikipe ya APR niyo baraza kwisubiraho wenda amakosa ari gukora amwe namwe bakayahindura kubera ko urabona ko biraza ko bitoroshye kabisa nakomeza gukora amakosa ameze gutya kuko
asira ikipe ya Kiyovu Sport bari tayari kabisa bari pose. Reka turebe rero. Reka turebe Pichu. Rambura pasi kwa Bedi. Rambura pasi y'amazi mu bitabo. Gonga kwa Ngendahimana Eric. Reka turebe. Azamuka neza Ngendahimana Eric. Reka turebe. Agonga pasi gato mu kibuga. Shakisha mugenzi we Abedi n'ubundi. Ariko biranga kabisa bibu by'ubusa. Reka turebe. Ariko musifuza ati kabisa wenda wese kate mu ntoki no sano komeza gushondana. Ati no komeza gushondana. Nakubita karito rouge. Karito jaune. Sorry. Ata rero. Abafana barahari rwose. Nubwo atari benshi cyane. Umufana barahari kabisa. Ata rero. Kugituza anga pase kwa Hishu Egirimana Bedi Kiyovu Sport gatse mu kino tambaza baro nyuma kwa Kimenyi Yves. Reka turebe Kimenyi Yves tangiza mbaniza cyane kandi kwa Egirimana Bedi arambara pase kwa Ngendahimana Eric. Reka turebe Ngendahimana Eric. Reka turebe anga pase neza cyane kabisa kwa Mushimimana Elia. Reka turebe mukinyi musha nga pase ate mu kigo kandi kwa Pichu. Reka turebe Pichu zamuka neza cyane full stop neza cyane Jabel. Reka turebe counter attack kwa Kosoro. Reka turebe kwa Nshuti so imbere izo kora neza cyane ikipe ya Kiyovu Sport Ngendahimana Eric. Anamba pass kandi kwa Pichu anamba kwa Bedi mugenzi Bienvenu contre attack avuga saza imbere izo shot ikonera awutera nabi cyane kabisa umupira urenga kwa ikipe ya APR kunengurwa n'ikipe ya APR Football Club. Akaba ari gutyo bimeze kabisa. Akaba ari gutyo bimeze kabisa. Reka turebe izamuka neza cyane akontrola bora gati mu kibuga neza cyane kabisa Bigirimana Bedi amara pass. Reka turebe cenga neza cyane kabisa ganga pass gati mu kibuga sekipe ya Kiyovu Sport Bigirimana Bedi zamuka neza cyane control neza cyane kabisa yitonza aganga pass ati mu kibuga. Reka turebe mama we egasa neza cyane. Reka turebe rero. Reka turebe Bigirimana Bedi aganga pass kwa Rayon. Reka turebe arambura pass kwa Bienvenu mugenzi arambura pass kwa Ngendahimana Eric arambura pass kwa Pichu akuraho neza cyane se kipe ya APR bari zamukira abafana bagibicu. Reka turebe Nshuti Nosa arambura pass ati mu kibuga. Reka turebe kwa Niseti Shimwe arambura pass kwa Jabel. Reka turebe kwa Bonner APR ikina umupira mwiza Ombanenga Fitina Ombanenga centre imbere izo kora neza cyane se kipe ya Kiyovu Sport. Reka turebe match nihagarara uyu mukino wagira ngo ni final. Reka turebe rero gonga pass ati mu kibuga Bedi arambura pass kwa Pichu kuraho neza cyane se kipe ya APR. Reka turebe Nsemane Mablo zamukira neza cyane Mablo kwa Jabel. Reka turebe gonga pass ati mu kibuga neza cyane Mablo. Reka turebe kwa Bonner. Reka turebe kwa Niseti gonga pass. Reka turebe neza cyane kabisa kwa Mugunga Yves. Reka turebe kwa Nshuti Innocent adira batangije mu bataka batatu bose cyarimwe. Reka turebe imbere izo ishot turutse umuntu koraho neza cyane kabisa. Reka turebe zamuka neza cyane kabisa Bigirimana Bedi arambura pass kwa Pichu. Reka turebe gonga pass. Reka turebe nago birarangira zamuka neza cyane kabisa. Reka turebe ishot ariko umusifuzi aravuga ati mwakoze amakosa yose ikipe ya Kiyovu Sport. Umusifuzi aravuga ati abasore ikipe ya Kiyovu Sport bakoze amakosa. Bado ni hatari kabisa. Bado ni hatari. Reka turebe rero agonga pasi neza cyane yitonze ashaka mugenzi hagati mu kibuga arambura pasi kwa Cedric mugenzi agonga pasi kwande kwa Bienvenu. Reka turebe arambura pasi. Reka turebe kwa Bigirimana Bedi arambura pasi kwa Ngendahimana Eric ashakisha mugenzi neza cyane tuze Ngendahimana Eric. Reka turebe Eric ashaka uburyo yagobotora umuntu hari hagati mu kibuga ashwanyaguza umuntu neza cyane kabisa. Ni kufra ikipe ya Kiyovu Sport. Akaba ari kufra ikipe ya Kiyovu Sport. Ubwo rero Bigirimana Bedi mbibutse ko minsi yashize nibwo hagiye havuga amakuru kagiye kujya muri Kiyovu muri Young Africans ndetse n'abascout bagiye batandukanye kabisa aza kumureba hano i Kigali. Ariko ntabwo byoroshye kabisa kuva rero ayo mugoroba bakuraho agapfukamunwa
avuye umugoroba bakora icyo twita gapfukamunwa abantu bari kugenda mu muhanda nta kibazo kabisa. Bari kugenda mu muhanda bavuga bati ikintu cy'agapfukamunwa ku ruhande. Hatari rero. Hatari kweli. Ukanya gato gusaha saa 2:50. Ikipe ya Chelsea n'ikipe ya Liverpool. Akaba rero ari final komeye cyane. Akaba ni final inaunganisha kabisa. Ona rwose umuvandimwe kabisa kuri BNB FM agirisha kabisa Jado Castal. Abona ko bamurekuye. Abona ko bamurekuye kabisa. Ntabwo byoroshye. Reka turebe bazamuka neza cyane bitonze. Reka turebe abakuru bagiye batandukanye ubona ko rwose muri minsi bitari kugera neza. Umuvandimwe Lorenzo Christian asanzwe akorera Radio 10. Ibintu ntabwo byagenze fresh kabisa. Ubwo rero abonye bavuga ngo batandukanye. Ibisigaye no kumenya ngo nibiki. Anabonyesha kabisa Jado Castal agaruka neza cyane kabisa iwe. Witwa Jado Castal. Jado Castal. Hatari kweli. Hatari kweli sana. Hatari. Reka turebe rero. Azamuka neza cyane bitonze abasore ikipe ya Kiyovu Sport. Arambura pasi kwa Bigirimana Bedi. Reka turebe. Umunsi abantu benshi bavuga ati ikipe ya APR Sport na Kiyovu Sport baraza kunganya. Yaba rero ari chance ku ikipe ya APR kuko akomeza kugenda iyo muri ikipe ya Kiyovu Sport. Ano bakavuga bati rero yo byakabaye byiza ikipe ya Kiyovu itsinze kugira ngo champion isubire bubisi. Hatari rero. Hatari kabisa. Reka turebe. Zamuka neza cyane Ishimwe Anisete. Reka turebe. Arambura pasi hagati mu kibuga kandi kwa Mugunga Yves. Reka turebe pasi kwa Jabel. Arambura pasi kwa Bonheur. Reka turebe Bonheur. Azamuka neza cyane itonze Bonheur. Arambura pasi ati mu kibuga. Sekipe ya Sport, sekipe ya APR Football Club kwa Sabatabara. Ahunga pasi hagati mu kibuga neza cyane ihesa itonze. Reka turebe. Zamuka neza cyane Bonheur imbere y'izo shot ariko. Kuramo kabisa. Kuramo neza cyane. Reka turebe Jabel. Arambura pasi Ishimwe Aniseti. Azamuka neza cyane Ishimwe Aniseti. Ahunga pasi hagati mu kibuga kwande kwa Jabel. Arambura pasi kwa Bonheur. Reka turebe kwa Mborenga Fitina. Mborenga Mbombo. Arambura pasi kwande kwa Claude. Niyo mugabo azamuka neza cyane niyo mugabo Claude. Ahunga pasi hagati mu kibuga neza cyane imbere y'izo shot ariko. Amosifu zaravuga ati abasore ikipe ya Kiyovu Sport mwakoze amakosa. Ati mwakoze amakosa mwebwe kabisa. Ati umupira no gutereka imbere za muri ikipe ya APR rinzwe na Pierre. Akaba rero ugiye kutera atangiza baro kwa Mborenga Fitina. Mborenga akurura baro neza cyane yitonze kwa niyo mugabo Claude. APR gukina yitonze muri minute distingue. Kurura baro neza cyane yitonze ngo pase kwande kwa Ishimwe Anisete. Reka tureba Anisete. Arambura pasi kwa Mugunga Yves Mugunga. Zamuka neza cyane Mugungo imbere y'izamu. Kuraho neza cyane ose ikipe ya Kiyovu Sport. Ngendahimana Eric. Arambura pasi kwa Bigirimana Bedi. Agunga pasi kwa Pichu. Zamuka neza cyane Pichu. Ashaka neza cyane kabisa penetration hagati mu kibuga abasore ikipe ya APR bazibira neza cyane bitonze. Reka turebe Mborenga Fitina. Ambombo. Azamuka neza cyane Mborenga Fitina. Arambura pasi hagati mu kibuga. Reka turebe kwa Bonheur gucenga neza cyane. Bonheur distingue. Bonheur imbere y'izo shot
hejuru cyane utera kure cyane kabisa icyo bita muri birahendutse hatari kweli hatari kabisa hatari kabisa reka turebe rero asore ikipe ya APR niyo baraza kwisubiraho wenda amakosa yo gukora amwe namwe bakayahindura kubera ko urabona ko biraza ko bitoroshye kabisa nakomeza gukora amakosa ameze gutya kuko asore ikipe ya Kiyovu Sport bari tayari kabisa bari pose reka turebe rero reka turebe Pichu rambura pasi kwa Bedi rambura pasi y'amazi mu bitabo gunga kwa Ngendahimana Eric reka turebe azamuka neza Ngendahimana Eric aka turebe agunga pasi gato mu kibuga shakisha mugenzi we Abedi n'ubundi ariko biranga kabisa bibu by'ubusa reka turebe ariko musifuza ati kabisa wenda wese karate umuntu nshuti no sano komeza gushondana ati no komeza gushondana nakubita karito rouge karito jaune sorry ata rero abafana barahari rwose nubwo atari benshi cyane umufana barahari kabisa ata rero kugituza ahanga pase kwa Shishu Egirimana Bedi Kiyovu Sport garutse mu mukino tambaza baro nyuma kwa Kimenyi Yves reka turebe Kimenyi Yves tangiza mbaniza cyane kandi kwa Egirimana Bedi arambura pase kwa Ngendahimana Eric reka turebe Ngendahimana Eric reka turebe ahanga pase neza cyane kabisa kwa Mushimimana Elia reka turebe mukinyi musha nga pase ate mu kigo kandi kwa Pichu reka turebe Pichu zamuka neza cyane full stop neza cyane Jabel reka turebe counter attack wa Kosoro reka turebe kwa Nshuti so imbere izo kora neza cyane ikipe ya Kiyovu Sport Ngendahimana Eric anamba pase kandi kwa Pichu namba kwa Bedi mugenzi Bienvenu counter attack abavuga saza imbere izo shot ikonera utera nabi cyane kabisa umupira urenga kama ikipe ya APR kunengurwa n'ikipe ya APR Football Club akaba ari gutyo bimeze kabisa akaba ari gutyo bimeze kabisa reka turebe zamuka neza cyane akontrola bora gati mu kibuga neza cyane kabisa Bigirimana Bedi ambara pass reka turebe cenga neza cyane kabisa ganga pass gati mu kibuga sekipe ya Kiyovu Sport Bigirimana Bedi zamuka neza cyane control neza cyane kabisa yitonsa aganga pass ati mu kibuga reka turebe mama we egasa neza cyane reka turebe rero reka turebe Bigirimana Bedi aganga pass kwa Rayon reka turebe arambura pass kwa Bienvenu mugenzi arambura pass kwa Ngendahimana Eric arambura pass kwa Pichu akuraho neza cyane ikipe ya APR bari zamukira abafana bagibicu reka turebe Nshuti Innocent arambura pass ati mu kibuga reka turebe kwa Lisette Ishimwe arambura pass kwa Jabel reka turebe kwa Bonheur APR ikina umupira mwiza Omborenga Fitina Omborenga centre imbere izo kora neza cyane ikipe ya Kiyovu Sport reka turebe match nihagarara uyu mukino wagira ngo ni final reka turebe rero gonga pass ati mu kibuga Bedi arambura pass kwa Pichu kuraho neza cyane ikipe ya APR reka turebe Nsemane Mablo zamukira neza cyane Mablo kwa Jabel reka turebe gonga pass ati mu kibuga neza cyane Mablo reka turebe kwande kwa Bonheur reka turebe kwa Niseti gonga pass reka turebe neza cyane kabisa kwa Mugunga Yves reka turebe kwa Nshuti Innocent adiro tayizimo bataka batatu bose cyarimwe reka turebe imbere izo ishot turutse umuntu akora neza cyane kabisa reka turebe zamuka neza cyane kabisa Bigirimana Bedi rambura pass kwa Pichu reka turebe gonga pass reka turebe nago birarangira zamuka neza cyane kabisa reka turebe ishot ariko musifuzi aravuga ati mwakoze amakosa yose ikipe ya Kiyovu Sport musifuzi aravuga ati abasore ikipe ya Kiyovu Sport bakoze amakosa bado ni hatari kabisa bado ni hatari reka turebe rero agonga pasi neza cyane yitonze ashaka mugenzi we hagati mu kibuga arambura pasi kwa Cedric mugenzi agonga pasi kwande kwa Bienvenu reka turebe arambura pass reka turebe kwa Bigirimana Bedi arambura pass kwa Ngendahimana Eric ashakisha mugenzi neza cyane tuze Ngendahimana Eric reka turebe Eric ashaka uburyo yagobotora umuntu hari hagati mu kibuga ashwanyaguza umuntu neza cyane kabisa ni kufra ikipe ya Kiyovu Sport akaba ari kufra ikipe ya Kiyovu Sport
ubwo rero Bigirimana Bedi mbibutse ko minsi yashize nibwo hagiye havuga amakuru ko agiye kujya muri Kiyovu muri Young Africans ndetse n'abaskauti bagiye batandukanye kabisa aza kumureba hano i Kigali ariko ntabwo byoroshye kabisa kuva rero ayo mugoroba bakuraho agapfukamunwa avuye mugoroba bakora icyo twita agapfukamunwa abantu bari kugenda mu muhanda nta kibazo kabisa bari kugenda mu muhanda bavuga bati ikintu cy'agapfukamunwa ku ruhande hatari rero hatari kweli ukanya gato gusaha saa 2:50 ikipe ya Chelsea n'ikipe ya Liverpool akaba rero ari final komeye cyane akaba ari final inaunginisha kabisa ona rwose umuvandimwe kabisa kuri BNB FM agirisha kabisa Jado Castal abona ko bamurekuye kabisa ntabwo byoroshye reka turebe bazamuka neza cyane bitonze reka turebe abakuru bagiye batandukanye ubona ko rwose muri minsi bitari kugera neza umuvandimwe Lorenzo Christian asanzwe kuri Radio 10 ibintu ntabwo byagenze fresh kabisa ubwo rero abonye bavuga ngo batandukanye ibisigaye no kumenya ngo nibiki nawe nyinshi kabisa Jado Castal agaruka neza cyane kabisa we witwa Jado Castal Jado Castal hatari kweli hatari kweli sana hatari reka turebe rero azamuka neza cyane bitonze abasore ikipe ya Kiyovu Sport arambura pasi kwa Bigirimana Bedi reka turebe umunsi abantu benshi bavuga ati ikipe ya APR Sport na Kiyovu Sport baraza kunganya yaba rero ari chance ku ikipe ya APR kuko akomeza kugenda iyo muri ikipe ya Kiyovu Sport hano bakavuga bati rero byakabaye byiza ikipe ya Kiyovu itsinze kugira ngo champion isubire mu bisi atari kabisa reka turebe zamuka neza cyane ishimwe Anisete reka turebe arambura pasi hagati mu kibuga kandi kwa Mugunga Yves reka turebe pasi kwa Jabel arambura pasi kwa Bonheur reka turebe Bonheur azamuka neza cyane itonze Bonheur arambura pasi ati mu kibuga sekipe ya Sport sekipe ya APR Football Club kabisa baratabara abanga pasi hagati mu kibuga neza cyane ihesa itonze reka turebe zamuka neza cyane Bonheur imbere y'izo shot ariko kuramo kabisa kuramo neza cyane reka turebe Jabel arambura pasi ishimwe Aniseti azamuka neza cyane ishimwe Aniseti abanga pasi hagati mu kibuga kwande kwa Jabel arambura pasi kwa Bonheur reka turasumye kwa Mborenga Fitina Mborenga Mbombo arambura pasi kwande kwa Claude niyo mugabo azamuka neza cyane niyo mugabo Claude abanga pasi hagati mu kibuga neza cyane imbere y'izo shot ariko Amosifu ziravuga ati abasore ikipe ya Kiyovu Sport mwakoze amakosa mwebwe kabisa ati umupira no gutereka imbere za muri ikipe ya APR rinzwe na Pierre akaba rero ugiye kutera atangiza baro kwa Mborenga Fitina Mborenga akurura baro neza cyane yitonze kwa niyo mugabo Claude APR gukina yitonze muri minute distingue akurura baro neza cyane yitonze ngo pase kwande kwa ishimwe Anisete reka tureba Anisete arambura pasi kwa Mugunga Yves Mugunga zamuka neza cyane Mugungo imbere y'izamu kuraho neza cyane se ikipe ya Kiyovu Sport Ngendahimana Eric
arambara pasi kwa Bigirimana Bedi agunga pasi kwa Pichu zamuka neza cyane Pichu ashaka neza cyane kabisa penetration hagati mu kibuga basore ikipe ya APR bazibira neza cyane bitonze reka turambonenga Fitina Ombo azamuka neza cyane Ombolenga Fitina arambara pasi hagati mu kibuga reka turi kwa Bonel agucenga neza cyane Bonel distingue Bonel imbere zo hejuru cyane utera kure cyane kabisa icyo bita muri birahendutse hatari kweli hatari kabisa hatari kabisa reka turebe rero asore ikipe ya APR niyo baraza kwisubiraho wenda amakosa yo kuramwe namwe bakayahindura kubera ko urabona ko biraza ko bitoroshye kabisa nakomeza gukora amakosa ameze gutya kuko asore ikipe ya Kiyovu Sport bari tayari kabisa bari pose reka turebe rero Pichu rambura pasi kwa Bedi rambura pasi y'amazi yo mu bitabo gunga kwa Ngendahimana Eric reka turebe azamuka neza Ngendahimana Eric aka turebe agunga pasi hagati mu kibuga shakisha mugenzi we Abedi n'ubundi ariko biranga kabisa bibu by'ubusa reka turebe ariko musifuza kabisa wenda wese kate umuntu nshuti inosa no komeza gushondana ati no komeza gushondana nakubita karito rouge karito jaune sorry ata rero abafana barahari rwose nubwo atari benshi cyane umufana barahari kabisa ata rero kugituza ahanga pase kwa Shishu Bigirimana Bedi Kiyovu Sport gatse mu mukino tambaza baro nyuma kwa Kimenyi Yves reka turebe Kimenyi Yves tangiza mbaniza cyane kandi kwa Bigirimana Bedi arambara pase kwa Ngendahimana Eric reka turebe Ngendahimana Eric reka turebe ahanga pase neza cyane kabisa kwa Mushimimana Elia reka turebe mukinyi musha nga pase ate mu kigo kandi kwa Pichu reka turebe Pichu zamuka neza cyane full stop neza cyane Jabel reka turebe counter attack kwa Soro reka turebe kwa Nshuti Inoso imbere izo kora neza cyane ikipe ya Kiyovu Sport Ngendahimana Eric anambara pase kandi kwa Pichu anambara kwa Bedi mugenzi Bienvenu contre attack avura saza imbere izo shot ikoneza utera nabi cyane kabisa umupira urenga kwa ikipe ya APR kunengurwa n'ikipe ya APR Football Club akaba ari gutyo bimeze kabisa reka turebe zamuka neza cyane control ball hagati mu kibuga neza cyane kabisa Bigirimana Bedi arambara pass reka turebe cenga neza cyane kabisa ganga pass hagati mu kibuga ikipe ya Kiyovu Sport Bigirimana Bedi zamuka neza cyane control neza cyane kabisa yitonze aganga pass ati mu kibuga reka turebe mama we egasa neza cyane reka turebe rero Bigirimana Bedi aganga pass kwa Rayon reka turebe arambara pass kwa Bienvenu mugenzi arambara pass kwa Ngendahimana Eric arambara pass kwa Pichu akuraho neza cyane ikipe ya APR bari zamukira abafana bagiye Bichu reka turebe Nshuti Inosa arambara pass ati mu kibuga reka turebe kwa Aniseti Ishimwe arambara pass kwa Jabel reka turebe kwa Bonner apirikina umupira mwiza Ombolenga Fitina centre imbere izo kora neza cyane ikipe ya Kiyovu Sport reka turebe match nihagarara uyu mukino wagira ngo ni final reka turebe rero gonga pass ati mu kibuga Bedi arambara pass kwa Pichu kuraho neza cyane ikipe ya APR reka turebe Nsemane Mablo zamukira neza cyane Mablo kwa Jabel reka turebe gonga pass ati mu kibuga neza cyane Mablo reka turebe kwande kwa Bonner reka turebe kwa Aniseti gonga pass reka turebe neza cyane kabisa kwa Mugunga Yves reka turebe kwa Nshuti Inosa adiro tagizemo bataka batatu bose cyarimwe reka turebe imbere zo ishot turutse umuntu kuraho neza cyane kabisa reka turebe zamuka neza cyane kabisa Bigirimana Bedi arambara pass kwa Pichu reka turebe gonga pass reka turebe nago birarangira zamuka neza cyane kabisa reka turebe ishot ariko musifuzi aravuga ati mwakoze amakosa yose ikipe ya Kiyovu Sport musifuzi aravuga ati abasore ikipe ya Kiyovu Sport bakoze amakosa ni hatari kabisa bado ni hatari reka turebe rero agonga pasi neza cyane yitonze ashaka mugenzi we hagati mu kibuga arambara pasi kwa Cedric mugenzi
agonga pasi kandi kwa Bienveni, reka turebe, arambura pasi, reka turebe kwa Bigirimana Bedi, arambura pasi kwa Ngendahimana Eric, ashakisha mugenzi we neza cyane tuzi Ngendahimana Eric, reka turebe Eric, ashaka uburyo yagobotora umuntu hari hagati mu kibuga, ashwanyaguza umuntu neza cyane kabisa. Ni kufra ikipe ya Kiyovu Sport, akaba ari kufra ikipe ya Kiyovu Sport. Ubwo rero Bigirimana Bedi mbibutse ko minsi yashize nibwo hagiye havuga amakuru kagiye kujya muri Kiyovu, muri Young Africans, ndetse n'abaskauti bagiye batandukanye kabisa aza kumureba hano i Kigali, ariko ntabwo byoroshye kabisa. Kuva rero ayo mugoroba bakuraho agapfukamunwa, avuye umugoroba bakora icyo twita agapfukamunwa, abantu bari kugenda mu muhanda nta kibazo kabisa. Bari kugenda mu muhanda bavuga bati ikintu cy'agapfukamunwa ku ruhande yatari rero, hatari kweli. Ukanya gato ku isaha 2:50 ikipe ya Chelsea n'ikipe ya Liverpool, akaba rero ari final komeye cyane, akaba ari final inaunganisha kabisa. Ona rwose umuvandimwe kabisa kuri BNB FM agirisha kabisa Jado Castal, abona ko bamurekuye, kabisa. Ntabwo byoroshye. Reka turebe bazamuka neza cyane bitonze, reka turebe abakuru bagiye batandukanye, ubona ko rwose muri minsi bitari kugenda neza. Umuvandimwe Lorenzo Christian asanzwe kuri Radio 10, ibintu ntabwo byagenze fresh kabisa. Ubwo rero abonye bavuga ngo batandukanye, ibisigaye no kumenya ngo nibiki. Anabonyesha kabisa Jado Castal agaruka neza cyane kabisa, we witwa Jado Castal, Jado Castal, hatari kweli, hatari kweli sana, hatari. Reka turebe rero, azamuka neza cyane bitonze abasore ikipe ya Kiyovu Sport, arambura pasi kwa Bigirimana Bedi, reka turebe. Umunsi abantu benshi bavuga ati ikipe ya APR Sport na Kiyovu Sport baraza kunganya, yaba rero ari chance ku ikipe ya APR kuko akomeza kugenda iyobora ikipe ya Kiyovu Sport. Hano bakavuga bati rero byakabaye byiza ikipe ya Kiyovu itsinze kugira ngo champion isubire mu bisi. Atari kabisa. Reka turebe, zamuka neza cyane Ishimwe Anisete. Reka turebe, arambura pasi hagati mu kibuga kandi kwa Mugunga Yves. Reka turebe pasi kwa Jabel, arambura pasi kwa Bonheur. Reka turebe Bonheur, azamuka neza cyane itonze Bonheur, arambura pasi ati mu kibuga Sekipe Sport, Sekipe ya APR Football Club kabisa baratabara, ahonga pasi hagati mu kibuga neza cyane itonze. Reka turebe, zamuka neza cyane Bonheur imbere y'izo shot ariko kuramo kabisa, kuramo neza cyane. Reka turebe Jabel, arambura pasi Ishimwe Aniseti, azamuka neza cyane Ishimwe Aniseti, ahonga pasi hagati mu kibuga kwande kwa Jabel, arambura pasi kwa Bonheur. Reka turebe kwa Mborenga Fitina, Mbombo, arambura pasi kwande kwa Claude niyo mugabo, azamuka neza cyane niyo mugabo Claude, ahonga pasi hagati mu kibuga neza cyane imbere y'izo shot ariko Amosifu zaravuga ati ikipe ya Kiyovu Sport mwakoze amakosa. Ati mwakoze amakosa mwebwe kabisa. Ati umupira no gutereka imbere za muri ikipe ya APR rizwa na Pierre.
akaba rero ugiye kutera atangiza baro kwa Mborenga Fitina. Mborenga akurura baro neza cyane yitonze kwa Niyomugabo Claude. APR gukina yitonze muri minota distingue. Akurura baro neza cyane yitonze gunga passe kwande kwa Ishimwe Anisete. Reka tureba Anisete arambura passe kwa Mugunga Yves Mugunga zamuka neza cyane Mugungo imbere y'izamu kuraho neza cyane ikipe ya Kiyovu Sport. Ngendahimana Eric arambura passe kwa Bigirimana Bedi agunga passe kwa Pichu zamuka neza cyane Pichu ashaka neza cyane kabisa penetration hagati mu kibuga basore ikipe ya APR bazibira neza cyane bitonze. Reka tureba Mborenga Fitina Ambombo azamuka neza cyane Mborenga Fitina arambura passe hagati mu kibuga. Reka turebe kwa Bonel agucenga neza cyane Bonel distingue Bonel imbere y'izo hejuru cyane utera kure cyane kabisa icyo bita muri birahendutse. Hatari kweli hatari kabisa hatari kabisa. Reka turebe rero asore ikipe ya APR niyo baraza kwisubiraho wenda amakosa yo gukora amwe namwe bakayahindura kubera ko urabona ko biraza kuba bitoroshye kabisa nakomeza gukora amakosa ameze gutya kuko asore ikipe ya Kiyovu Sport bari tayari kabisa bari pose. Reka turebe rero Pichu rambura passe kwa Bedi rambura passe y'amazi mu bitabo gunga kwa Ngendahimana Eric. Reka turebe azamuka neza Ngendahimana Eric akaturebe agunga passe hagati mu kibuga shakisha mugenzi we Abedi n'ubundi ariko biranga kabisa bibu by'ubusa. Reka turebe ariko musifuza ati kabisa wenda wese kate mu ntoki tino sana komeza gushondana ati no komeza gushondana nakubita carton rouge carton jaune sorry. Ata rero abafana barahari rwose nubwo atari benshi cyane umufana barahari kabisa. Ata rero kugituza anga passe kwa Shishu Bigirimana Bedi Kiyovu Sport garutse mu mukino tambaza baro nyuma kwa Kimenyi Yves. Reka turebe Kimenyi Yves tangiza baro cyane kwande kwa Bigirimana Bedi arambura passe kwa Ngendahimana Eric. Reka turebe Ngendahimana Eric. Reka turebe anga passe neza cyane kabisa kwa Mushimimana Elia. Reka turebe mukinyi musha nga passe ate mu kibuga kwande kwa Pichu. Reka turebe Pichu zamuka neza cyane full stop neza cyane Jabel. Reka turebe counter attack kwa Kosoro. Reka turebe kwa Nshuti so imbere y'izo kora neza cyane ikipe ya Kiyovu Sport. Ngendahimana Eric arambura passe kwande kwa Pichu arambura kwa Bedi mugenzi Bienvenue contre attack avuara saza imbere y'izo shot ikonera utira nabi cyane kabisa umupira urenga kwa ikipe ya APR kunengurwa n'ikipe ya APR Football Club. Akaba ari gutyo bimeze kabisa Reka turebe zamuka neza cyane akontrola baro hagati mu kibuga neza cyane kabisa Bigirimana Bedi arambura passe. Reka turebe cenga neza cyane kabisa ganga passe hagati mu kibuga ikipe ya Kiyovu Sport. Bigirimana Bedi zamuka neza cyane control neza cyane kabisa yitonze aganga passe ati mu kibuga. Reka turebe mama we egasa neza cyane. Reka turebe rero Bigirimana Bedi aganga passe kwande kwa Rayon. Reka turebe arambura passe kwa Bienvenue mugenzi arambura passe kwa Ngendahimana Eric arambura passe kwa Pichu akuraho neza cyane ikipe ya APR bari zamukira abafana bagiye Bichu. Reka turebe Nshuti Innocent arambura passe ati mu kibuga. Reka turebe kwa Anisete Ishimwe arambura passe kwa Jabel. Reka turebe kwa Bonner APR ikina umupira mwiza Mborenga Fitina centre imbere y'izo kora neza cyane ikipe ya Kiyovu Sport. Reka turebe match nihagarara uyu mukino wagira ngo ni final. Reka turebe rero gonga passe ati mu kibuga Bedi arambura passe kwa Pichu kuraho neza cyane ikipe ya APR. Reka turebe Nsemane Mablo zamukira neza cyane Mablo kwa Jabel
reka turebe gonga pass ati mu kibuga neza cyane Mablu reka turebe kwandika Bonner reka turebe kwa Niseti gonga pass reka turebe neza cyane kabisa kwa Mugunga Yves reka turebe kwa Nshuti Innocent adira batageze mu bataka batatu bose cyarimwe reka turebe imbere zo ishot turutse umuntu koraho neza cyane kabisa reka turebe zamuka neza cyane kabisa bigira Imana Bedi ramba pass kwa Pichu reka turebe gonga pass reka turebe nago birarangira zamuka neza cyane kabisa reka turebe ishot ariko umusifuzi aravuga ati mwakoze amakosa yose ikipe Kiyovu Sport umusifuzi aravuga ati abasore ikipe ya Kiyovu Sport bakoze amakosa bado ni hatari kabisa bado ni hatari reka turebe rero agonga pasi neza cyane yitonze ashaka mugenzi hagati mu kibuga arambura pasi kwa Cedric mugenzi agonga pasi kwande kwa Bienveni reka turebe arambura pasi reka turebe kwa Bigirimana Bedi arambura pasi kwa Ngendahimana Eric ashakisha mugenzi neza cyane tuze Ngendahimana Eric reka turebe Eric ashaka uburyo yagobotora umuntu hari hagati mu kibuga ashwanyaguza umuntu neza cyane kabisa ni kufra ikipe ya Kiyovu Sport akaba ari kufra ikipe ya Kiyovu Sport ubwo rero Bigirimana Bedi mbibutse ko minsi yashize nibwo hagiye havuga amakuru kagiye kujya muri Kiyovu muri Young Africans ndetse n'abascout bagiye batandukanye kabisa aza kumureba hano i Kigali ariko ntabwo byoroshye kabisa kuva rero ayo mugoroba bakuraho agapfukamunwa avuye mugoroba bakora icyo twita agapfukamunwa abantu bari kugenda mu muhanda nta kibazo kabisa bari kugenda mu muhanda bavuga bati ikintu cy'agapfukamunwa ku ruhande hatari rero hatari kweli ukanya gato gusaha saa 2:50 ikipe ya Chelsea n'ikipe ya Liverpool akaba rero ari final komeye cyane akaba ni final inaunganisha kabisa ona rwose umuvandimwe kabisa kuri BNB FM agirisha kabisa Jado Castel abona ko bamurekuye kabisa ntabwo byoroshye reka turebe bazamuka neza cyane bitonze reka turebe abakuru bagiye batandukanye ubona ko rwose muri minsi bitari kugenda neza umuvandimwe Lorenzo Christian asanzwe akorera Radio 10 ibintu ntabwo byagenze fresh kabisa ubwo rero abonye bavuga ngo batandukanye ibisigaye no kumenya ngo nibiki anabonyesha kabisa Jado Castel agaruka neza cyane kabisa iwe witwa Jado Castel Jado Castel hatari kweli hatari kweli sana hatari reka turebe rero azamuka neza cyane bitonze abasore ikipe ya Kiyovu Sport arambura pasi kwa Bigirimana Bedi reka turebe umunsi abantu benshi bavuga ati ikipe ya APR Sport na Kiyovu Sport baraza kunganya yaba rero ari chance ku ikipe ya APR kuko akomeza kugenda iyo muri ikipe ya Kiyovu Sport bakavuga bati rero byakabaye byiza ikipe ya Kiyovu itsinze kugira ngo champion isubire mu bisi atari kabisa reka turebe zamuka neza cyane ishimwe Anisete reka turebe arambura pasi hagati mu kibuga kandi kwa Mugunga Yves reka turebe arambura pasi kwa Jabel arambura pasi kwa Bonner reka turebe Bonner azamuka neza cyane yitonze Bonner arambura pasi ati mu kibuga ikipe ya Sport ikipe ya APR Football Club ikaba baratabara
aho ngapasa hagati mu kibuga neza cyane Hesa yitonze reka turabe zamuka neza cyane bone imbere y'izo shot ariko kuramo kabisa kuramo neza cyane reka turabe Jabel ndamura kwa shimwe Aniseti azamuka neza cyane shimwe Aniseti aho ngapasa hagati mu kibuga kwande kwa Jabel aramba pasi kwa Bonel reka turasubira kwa Mborenga Fitina Mbombo aramba pasi kwande kwa Claude niyo mugabo azamuka neza cyane niyo mugabo Claude aho ngapasa hagati mu kibuga neza cyane imbere y'izo shot ariko Amosifuzi aravuga ati abasore ikipe ya Kiyovu Sport mwakoze amakosa ati mwakoze amakosa mwebwe kabisa ati umupira no gutereka imbere za muri ikipe ya APR rinzwe na Pierre akaba rero ugiye kutera atangiza baro kwa Mborenga Fitina Mborenga kurura baro neza cyane yitonze kwa niyo mugabo Claude APR gukina yitonze muri minute distingue kurura baro neza cyane yitonze gunga passe kwande kwa Ishimwe Anisete reka tureba Anisete arambara passe kwa Mugunga Yves Mugunga zamuka neza cyane Mugungo imbere y'izamu kuraho neza cyane ose ikipe ya Kiyovu Sport Ngendahimana Eric arambara passe kwa Bigirimana Bedi agunga passe kwa Pichu zamuka neza cyane Pichu ashaka neza cyane kabisa penetration hagati mu kibuga wasore ikipe ya APR bazibira neza cyane bitonze reka Mborenga Fitina Ambombo azamuka neza cyane Mborenga Fitina arambara passe hagati mu kibuga reka turi kwa Bonel agucenga neza cyane Bonel distingue Bonel imbere y'izo hejuru cyane utera kure cyane kabisa icyo bita muri birahendutse hatari kweli hatari kabisa hatari kabisa reka turebe rero abasore ikipe ya APR niyo baraza kwisubiraho wenda amakosa yo kuramwe namwe bakayahindura kubera ko urabona ko biraza ko bitoroshye kabisa nakomeza gukora amakosa ameze gutya kuko abasore ikipe ya Kiyovu Sport bari tayari kabisa bari pose reka turebe rero Pichu rambura pasi kwa Bedi rambura pasi y'amazi yo mu bitabo gunga kwa Ngendahimana Eric reka turebe azamuka neza Ngendahimana Eric akaturebe agunga pasi gato mu kibuga shakisha mugenzi we Abedi n'ubundi ariko biranga kabisa bibu by'ubusa reka turebe ariko musifuza ati kabisa wenda wese karate mu ntoki no sano komeza gushondana ati no komeza gushondana nakubita karito rouge karito jaune sorry ata rero abafana barahari rwose nubwo atari benshi cyane umufana barahari kabisa ata rero kugituza ahanga pase kwa Shishu Bigirimana Bedi Kiyovu Sport gatse mu mukino tambaza baro nyuma kwa Kimenyi Yves reka turebe Kimenyi Yves tangiza mbano cyane kandi kwa Bigirimana Bedi arambara pase kwa Ngendahimana Eric reka turebe Ngendahimana Eric reka turebe ahanga pase neza cyane kabisa kwa Mushimimana Elia reka turebe mukinyi musha nga pase ate mu kigo kwande kwa Pichu reka turebe Pichu zamuka neza cyane full stop neza cyane Jabel reka turebe counter attack wa Kosoro reka turebe kwa Nshuti so imbere y'izo kora neza cyane ikipe ya Kiyovu Sport Ngendahimana Eric anamba pase kwande kwa Pichu namba kwa Bedi mugenzi Bienvenu counter attack ayavura saza imbere y'izo shot ikonera utera nabi cyane kabisa umupira urenga kama ikipe ya APR kunengurwa n'ikipe ya APR Football Club akaba ari gutyo bimeze kabisa reka turebe zamuka neza cyane control ball hagati mu kibuga neza cyane kabisa Bigirimana Bedi ambara pass reka turebe cenga neza cyane kabisa ganga pass hagati mu kibuga ikipe ya Kiyovu Sport Bigirimana Bedi zamuka neza cyane control neza cyane kabisa yitonze aganga pass ate mu kibuga reka turebe mama we egasa neza cyane reka turebe rero Bigirimana Bedi aganga pass kwande kwa Rayon reka turebe arambura pass kwa Bienvenu mugenzi arambura pass kwa Ngendahimana Eric arambura pass kwa Pichu
bakuraho neza cyane ikipe ya APR barizamukira abafana bagibicu reka turabe nshuti Innocent rambura pass ati mu kibuga reka turebe kwa Niseti Ishimwe rambura pass kwa Jabel reka turebe kwa Bonner APR ikina umupira mwiza Omborenga Fitina Omborenga centre imbere izo mukora neza cyane ikipe ya Kiyovu Sport reka turebe match nihagarara uyu mukino wagira ngo ni final reka turebe rero gonga pass ati mu kibuga Bedi rambura pass kwa Pichu kuraho neza cyane ikipe ya APR reka turebe Nsemane Mablo zamukira neza cyane Mablo kwa Jabel reka turebe gonga pass ati mu kibuga neza cyane Mablo reka turebe kwande kwa Bonner reka turebe kwa Niseti gonga pass reka turebe neza cyane kabisa kwa Mugunga Yves reka turebe kwa Nshuti Innocent adiro tayizimo bataka batatu bose cyarimwe reka turebe imbere zo ishot turutse umuntu kuraho neza cyane kabisa reka turebe zamuka neza cyane kabisa Bigirimana Bedi rambura pass kwa Pichu reka turebe gonga pass reka turebe nago birarangira zamuka neza cyane kabisa reka turebe ishot ariko umusifuzi aravuga ati mwakoze amakosa yose ikipe ya Kiyovu Sport umusifuzi aravuga ati abasore ikipe ya Kiyovu Sport bakoze amakosa bado ni hatari kabisa bado ni hatari reka turebe rero agonga pasi neza cyane yitonze ashaka mugenzi hagati mu kibuga arambura pasi kwa Cedric mugenzi agonga pasi kwande kwa Bienveni reka turebe arambura pasi reka turebe kwa Bigirimana Bedi arambura pasi kwa Ngendahimana Eric ashakisha mugenzi neza cyane tuze Ngendahimana Eric reka turebe Eric ashaka uburyo yagobotora umuntu hari hagati mu kibuga ashwanyaguza umuntu neza cyane kabisa ni kufura ikipe ya Kiyovu Sport akaba ari kufura ikipe ya Kiyovu Sport ubwo rero Bigirimana Bedi mbibutse ko minsi yashize nibwo hagiye havuga amakuru kagiye kujya muri Kiyovu muri Young Africans ndetse n'abaskauti bagiye batandukanye kabisa aza kumureba hano i Kigali ariko ntabwo byoroshye kabisa kuva rero ayo mugoroba bakuraho agapfukamunwa avuye mugoroba bakora icyo twita agapfukamunwa abantu bari kugenda mu muhanda nta kibazo kabisa bari kugenda mu muhanda bavuga bati ikintu cy'agapfukamunwa ku ruhande hatari rero hatari kweli ukanya gato gusaha saa 2:50 ikipe ya Chelsea n'ikipe ya Liverpool akaba rero ari final komeye cyane akaba ari final inaungilisha kabisa ona rwose umuvandimwe kabisa kuri BNB FM agirisha kabisa Jado Castal abona ko bamurekuye kabisa ntabwo byoroshye reka turebe bazamuka neza cyane bitonze reka turebe abakuru bagiye batandukanye ubona ko rwose muri minsi bitari kugera neza umuvandimwe Lorenzo Christian asanzwe kuri Radio 10 ibintu ntabwo byagenze fresh kabisa ubwo rero abonye bavuga ngo batandukanye ibisigaye no kumenya ngo nibiki anabonyesha kabisa Jado Castal agaruka neza cyane kabisa we witwa Jado Castal Jado Castal hatari kweli hatari kweli sana hatari reka turebe rero azamuka neza cyane bitonze abasore ikipe ya Kiyovu Sport arambura pasi kwa Bigirimana Bedi reka turebe umunsi abantu benshi bavuga ati ikipe ya APR Sport na Kiyovu Sport baraza kunganya yaba rero ari chance ku ikipe ya APR kuko akomeza kugenda iyo muri ikipe ya Kiyovu Sport hano bakavuga bati rero byakabaye byiza ikipe ya Kiyovu itsinze kugira ngo champion isubire mu bisi
atari rero atari kabisa. Reka turebe zamuka neza cyane Ishimwe Aniseti Anisete. Reka turebe arambura pasi hagati mu kibuga kandi kwa Mugunga Yves. Reka turebe pasi kwa Jabel, arambura pasi kwa Bonheur. Reka turebe Bonheur azamuka neza cyane yitonze Bonheur, arambura pasi ati mu kibuga sekipe ya Sport sekipe ya APR Football Club kabisa baratabara abanga pasi hagati mu kibuga neza cyane yitonze. Reka turebe zamuka neza cyane Bonheur imbere y'izo shot ariko kuramo kabisa, kuramo neza cyane. Reka turebe Jabel, arambura pasi Ishimwe Aniseti azamuka neza cyane Ishimwe Aniseti, abanga pasi hagati mu kibuga kwande kwa Jabel, arambura pasi kwa Bonheur. Reka turebe kwa Mborenga Fitina, Mborenga Mbombo, arambura pasi kwande kwa Claude niyo mugabo, azamuka neza cyane niyo mugabo Claude, abanga pasi hagati mu kibuga neza cyane imbere y'izo shot ariko Amasifu ziravuga ati wase ikipe ya Kiyovu Sport mwakoze amakosa. Ati mwakoze amakosa mwebwe kabisa. Ati umupira no gutereka imbere za muri ikipe ya APR rinzwe na Pierre. Akaba rero ugiye kutera atangiza baro kwa Mborenga Fitina. Mborenga akurura baro neza cyane yitonze kwa niyo mugabo Claude. APR gukina yitonze muri minute distingue. Kurura baro neza cyane yitonze ngo pasi kwande kwa Ishimwe Anisete. Reka tureba Aniseti arambura pasi kwa Mugunga Yves Mugunga zamuka neza cyane Mugungo imbere y'izamu, kuraho neza cyane ose ikipe ya Kiyovu Sport. Ngendahimana Eric arambura pasi kwa Byimana Bedi, agunga pasi kwa Pichu, zamuka neza cyane Pichu ashaka neza cyane kabisa penetration hagati mu kibuga wasore ikipe ya APR bazibira neza cyane bitonze. Reka turebe Mborenga Fitina Ambombo azamuka neza cyane Mborenga Fitina arambura pasi hagati mu kibuga. Reka turebe kwa Bonheur agucenga neza cyane Bonheur distingue Bonheur imbere y'izo hejuru cyane utera kure cyane kabisa, icyo bita muri birahendutse. Hatari kweli, hatari kabisa, hatari kabisa. Reka turebe rero asore ikipe ya APR niyo baraza kwisubiraho wenda amakosa yo kuramwe namwe bakayahindura kubera ko urabona ko biraza ko bitoroshye kabisa nakomeza gukora amakosa ameze gutya kuko asore ikipe ya Kiyovu Sport bari tayari kabisa, bari pose. Reka turebe rero, reka turebe Pichu arambura pasi kwa Bedi, arambura pasi y'amazi yo mu bitabo gunga kwa Ngendahimana Eric. Reka turebe azamuka neza Ngendahimana Eric, aka turebe agunga pasi hagati mu kibuga shakisha mugenzi we Abedi n'ubundi ariko biranga kabisa bibu by'ubusa. Reka turebe ariko musifuza ati kabisa wenda wese kati umuntu nshuti inosa no komeza gushondana, ati no komeza gushondana nakubita carton rouge carton jaune sorry. Ata rero abafana barahari rwose, nubwo atari benshi cyane, umufana barahari kabisa. Ata rero kugituza anga pasi kwa Shishu Byimana Bedi. Kiyovu Sport gatse mu kino tambaza baro nyuma kwa Kimenyi Yves. Reka turebe Kimenyi Yves tangiza mbaniza cyane kandi kwa Byimana Bedi, arambura pasi kwa Ngendahimana Eric. Reka turebe Ngendahimana Eric, reka turebe anga pasi neza cyane kabisa kwa Mushimimana Elia. Reka turebe mukinyi musha nga pasi ati mu kigo kandi kwa Pichu. Reka turebe Pichu zamuka neza cyane full stop neza cyane Jabel. Reka turebe counter attack kwa Soro. Reka turebe kwa Nshuti so imbere y'izo kora neza cyane ikipe ya Kiyovu Sport. Ngendahimana Eric arambura pasi kandi kwa Pichu, arambura kwa Bedi mugenzi Bienvenu contre attack avura saza imbere y'izo shot ikonera utera nabi cyane kabisa umupira urenga kwa ikipe ya APR kunengurwa n'ikipe ya APR Football Club. Akaba ari gutyo bimeze kabisa, akaba ari gutyo bimeze kabisa. Reka turebe zamuka neza cyane akontrola baro hagati mu kibuga neza cyane kabisa. Byimana Bedi arambura pasi, reka turebe cenga neza cyane kabisa
ganga pass hagati mu kibuga sekipe ya Kiyovu Sport Igirimana Bedi zamuka neza cyane control neza cyane kabisa yitonze aganga pass ati mu kibuga reka turebe mama we egasa neza cyane reka turebe rero reka turebe Igirimana Bedi aganga pass kwa Rayon reka turebe arambura pass kwa Bienvenu mugenzi arambura pass kwa Ngendahimana arambura pass kwa Pichu akuraho neza cyane sekipe ya APR bari zamukira abafana bagiye bicu reka turebe Nshuti Innocent arambura pass ati mu kibuga reka turebe kwa Aniseti Ishimwe arambura pass kwa Jabel reka turebe kwa Bonheur apirikina umupira mwiza Ombolenga Fitina Ombolenga centre imbere y'izo akura neza cyane sekipe ya Kiyovu Sport reka turebe match ntihagarara uyu mukino wagira ngo ni final reka turebe rero gonga pass ati mu kibuga Bedi arambura pass kwa Pichu kuraho neza cyane sekipe ya APR reka turebe Nsayimana Aimable zamukira neza cyane Aimable kwa Jabel reka turebe gonga pass ati mu kibuga neza cyane Aimable reka turebe kwande kwa Bonheur reka turebe kwa Aniseti gonga pass reka turebe neza cyane kabisa kwa Mugunga Yves reka turebe kwa Nshuti Innocent adiro tageze mu bataka batatu bose cyarimwe reka turebe imbere y'izo ishot turutse umuntu kuraho neza cyane kabisa reka turebe zamuka neza cyane kabisa Bigirimana Bedi arambura pass kwa Pichu reka turebe gonga pass reka turebe ntabwo birarangira zamuka neza cyane kabisa reka turebe ishot ariko Umusifuzi aravuga ati mwakoze amakosa yose ikipe ya Kiyovu Sport. Umusifuzi aravuga ati abasore ikipe ya Kiyovu Sport bakoze amakosa. Bado ni hatari kabisa. Bado ni hatari. Reka turebe rero. Agonga pasi neza cyane yitonze. Ashaka mugenzi hagati mu kibuga. Arambura pasi kwa Cedric mugenzi. Agonga pasi kwande kwa Bienvenu. Reka turebe. Arambura pasi. Reka turebe kwa Bigirimana Bedi. Arambura pasi kwa Ngendahimana Eric. Ashakisha mugenzi neza cyane tuze Ngendahimana Eric. Reka turebe Eric. Ashaka uburyo yagobotora umuntu hari hagati mu kibuga. Ashwanyaguza umuntu neza cyane kabisa ni kufra ikipe ya Kiyovu Sport. Akaba ari kufra ikipe ya Kiyovu Sport. Ubwo rero Bigirimana Bedi mbibutse ko minsi yashize nibwo hagiye havuga amakuru kagiye kujya muri Kiyovu muri Young Africans ndetse n'abaskauti bagiye batandukanye kabisa aza kumureba hano i Kigali ariko ntabwo byoroshye kabisa kuva rero ayo mugoroba bakuraho agapfukamunwa avuye umugoroba bakora icyo twita agapfukamunwa abantu bari kugenda mu muhanda nta kibazo kabisa bari kugenda mu muhanda bavuga bati ikintu cy'agapfukamunwa ku ruhande hatari rero hatari kweli ukanya gato ku isaha 2:50 ikipe ya Chelsea n'ikipe ya Liverpool akaba rero ari final komeye cyane akaba ari final inaunganisha kabisa ona rwose umuvandimwe kabisa kuri BNB FM agirisha kabisa Jado Castal abona ko bamurekuye kabisa ntabwo byoroshye reka turebe bazamuka neza cyane bitonze reka turebe abakuru bagiye batandukanye ubona ko rwose muri minsi bitari kugera neza umuvandimwe Lorenzo Christian asanzwe kuri Radio 10 ibintu ntabwo byagenze fresh kabisa ubwo rero abanyabwa ngo batandukanye ibisigaye no kumenya ngo nibiki anabonyesha kabisa Jado Castal agaruka neza cyane kabisa iwe witwa Jado Castal Jado Castal hatari kweli hatari kweli sana hatari reka turebe rero azamuka neza cyane bitonze abasore ikipe ya Kiyovu Sport arambura pasi kwa Bigirimana Bedi reka turebe
aha uyu munsi abantu benshi bavuga ati ikipe ya APR Sport na Kiyovu Sport baraza kunganya, yaba rero ari chance ku ikipe ya APR kuko akomeza kugenda iyobora ikipe ya Kiyovu Sport. Hano bakavuga bati rero yo byakabaye byiza ikipe ya Kiyovu itsinze kugira ngo Champion isubire mu bisi. Atari rero atari kabisa. Reka turebe zamuka neza cyane ishimwe Anisete. Reka turebe arambura pasi hagati mu kibuga kandi kwa Mugunga Yves. Reka turebe pasi kwa Jabel, arambura pasi kwa Bonel. Reka turebe Bonel azamuka neza cyane yitonze Bonel, arambura pasi ati mu kibuga sekipe ya Sport sekipe ya APR Football Club kabisa baratabara, ahunga pasi hagati mu kibuga neza cyane yitonze. Reka turebe zamuka neza cyane Bonel imbere y'izo shot ariko kuramo kabisa, kuramo neza cyane. Reka turebe Jabel arambura pasi ishimwe Aniseti azamuka neza cyane ishimwe Aniseti, ahunga pasi hagati mu kibuga kwande kwa Jabel, arambura pasi kwa Bonel. Reka turebe kwa Mborenga Fitina, Mbombo arambura pasi kwande kwa Claude niyo mugabo, azamuka neza cyane niyo mugabo Claude, ahunga pasi hagati mu kibuga neza cyane imbere y'izo shot ariko Amosifu zaravuga ati ikipe ya Kiyovu Sport mwakoze amakosa. Ati mwakoze amakosa mwebwe kabisa. Ati umupira no gutereka imbere za muri ikipe ya APR rizwa na Pierre. Akaba rero ugiye kutera atangiza baro kwa Mborenga Fitina. Mborenga akurura baro neza cyane yitonze kwa niyo mugabo Claude. APR gukina yitonze muri minute distingue. Kurura baro neza cyane yitonze gunga pasi kwande kwa ishimwe Anisete. Reka tureba Anisete arambura pasi kwa Mugunga Yves. Mugunga zamuka neza cyane Mugungo imbere y'izamu, kuraho neza cyane ikipe ya Kiyovu Sport. Ngendahimana Eric arambura pasi kwa Byimana Bedi, agunga pasi kwa Pichu, zamuka neza cyane Pichu ashaka neza cyane kabisa penetration hagati mu kibuga basore ikipe ya APR bazibira neza cyane bitonze. Reka turebe Mborenga Fitina Ambombo azamuka neza cyane Mborenga Fitina arambura pasi hagati mu kibuga. Reka turebe kwa Bonel agucenga neza cyane Bonel distingue Bonel imbere y'izo hejuru cyane, utera kure cyane kabisa icyo bita muri birahendutse. Hatari kweli, hatari kabisa, hatari kabisa. Reka turebe rero asore ikipe ya APR niyo baraza kwisubiraho wenda amakosa yo gukora amwe namwe bakayahindura kubera ko urabona ko biraza kuba bitoroshye kabisa nakomeza gukora amakosa ameze gutya kuko asore ikipe ya Kiyovu Sport bari tayari kabisa bari pose. Reka turebe rero, reka turebe Pichu arambura pasi kwa Bedi, arambura pasi y'amazi mu bitabo gunga kwa Ngendahimana Eric. Reka turebe azamuka neza Ngendahimana Eric, aka turebe agunga pasi hagati mu kibuga shakisha mugenzi we Abedi n'ubundi ariko biranga kabisa bibu by'ubusa. Reka turebe ariko musifuza ati kabisa wenda wese kate mu ntoki tino sana komeza gushondana, ati no komeza gushondana na kubita carton rouge carton jaune sorry. Ata rero abafana barahari rwose nubwo atari benshi cyane, umufana barahari kabisa. Ata rero kugituza ahunga pasi kwa Pichu Byimana Bedi. Kiyovu Sport garutse mu mukino tambaza baro nyuma kwa Kimenyi Yves. Reka turebe Kimenyi Yves tangiza mbano cyane kandi kwa Byimana Bedi, arambura pasi kwa Ngendahimana Eric. Reka turebe Ngendahimana Eric, reka turebe ahunga pasi neza cyane kabisa kwa Mushimimana Elia. Reka turebe mukinyi mushya nga pasi ati mu kigo kwande kwa Pichu. Reka turebe Pichu zamuka neza cyane full stop neza cyane Jabel. Reka turebe counter attack kwa Kosoro. Reka turebe kwa Nshuti so imbere y'izo kora neza cyane ikipe ya Kiyovu Sport. Ngendahimana Eric arambura pasi kandi kwa Pichu, arambura kwa Bedi mugenzi Bienvenue contre attack avuga saza imbere y'izo shot ikonera
awutera nabi cyane kabisa umupira urenga kama ikipe ya APR kunengurwa n'ikipe ya APR Football Club akaba ari gutyo bimeze kabisa akaba ari gutyo bimeze kabisa reka turebe izamuka neza cyane akontrola bora gati mu kibuga neza cyane kabisa Bigirimana Bedi amara pass reka turebe cenga neza cyane kabisa ganga pass gati mu kibuga sekipe ya Kiyovu Sport Bigirimana Bedi zamuka neza cyane control neza cyane kabisa yitonze aganga pass ati mu kibuga reka turebe mama we egasa neza cyane reka turebe rero reka turebe Bigirimana Bedi aganga pass kwa Rayon reka turebe arambura pass kwa Bienveni mugenzi arambura pass kwa Eric arambura pass kwa Pichu akuraho neza cyane se kipe ya APR barizamukira abafana bagibicu reka turebe Nshuti Innocent arambura pass ati mu kibuga reka turebe kwa Aniseti Ishimwe arambura pass kwa Jabel reka turebe kwa Bonheur APR ikina umupira mwiza Omborenga Fitina Omborenga centre imbere izo kora neza cyane se kipe ya Kiyovu Sport reka turebe match nihagarara uyu mukino wagira ngo ni final reka turebe rero gonga pass ati mu kibuga Bedi arambura pass kwa Pichu kuraho neza cyane se kipe ya APR reka turebe Nsemane Mablo zamukira neza cyane Mablo kwa Jabel reka turebe gonga pass ati mu kibuga neza cyane Mablo reka turebe kwande kwa Bonheur reka turebe kwa Aniseti gonga pass reka turebe neza cyane kabisa kwa Mugunga Yves reka turebe kwa Nshuti Innocent adira batagije mu bataka batatu bose cyarimwe reka turebe imbere izo ishot turutse umuntu koraho neza cyane kabisa reka turebe zamuka neza cyane kabisa Bigirimana Bedi rambura pass kwa Pichu reka turebe gonga pass reka turebe nago birarangira zamuka neza cyane kabisa reka turebe ishot ariko umusifuzi aravuga ati mwakoze amakosa yose ikipe Kiyovu Sport umusifuzi aravuga ati abasore ikipe ya Kiyovu Sport bakoze amakosa bado ni hatari kabisa bado ni hatari reka turebe rero agonga pasi neza cyane yitonze ashaka mugenzi hagati mu kibuga arambura pasi kwa Cedric mugenzi agonga pasi kandi kwa Bienveni reka turebe arambura pass reka turebe kwa Bigirimana Bedi arambura pass kwa Ngendahimana Eric ashakisha mugenzi neza cyane tuze Ngendahimana Eric reka turebe Eric ashaka uburyo yagobotora umuntu hari hagati mu kibuga ashwanyaguza umuntu neza cyane kabisa ni kufura ikipe ya Kiyovu Sport akaba ari kufura ikipe ya Kiyovu Sport ubwo rero Bigirimana Bedi mbibutse ko minsi yashize nibwo hagiye havuga amakuru kagiye kujya muri Kiyovu muri Young Africans ndetse n'abascout bagiye batandukanye kabisa aza kumureba hano i Kigali ariko ntabwo byoroshye kabisa kuva rero ayo mugoroba bakuraho agapfukamunwa avuye mugoroba bakora icyo twita agapfukamunwa abantu bari kugenda mu muhanda nta kibazo kabisa bari kugenda mu muhanda bavuga bati ikintu cy'agapfukamunwa ku ruhande hatari rero hatari kweli ukanya gato gusaha saa 2:50 ikipe ya Chelsea n'ikipe ya Liverpool akaba rero ari final komeye cyane akaba ari final inaunganisha kabisa ona rwose umuvandimwe kabisa kuri BNB FM agirisha kabisa Jado Castel abona ko bamurekuye kabisa ntabwo byoroshye reka turebe bazamuka neza cyane bitonze reka turebe abakuru bagiye batandukanye ubona ko rwose muri minsi bitari kugenda neza umuvandimwe Lorenzo Christian asanzwe akorera Radio 10 ibintu ntabwo byagenze fresh kabisa ubwo rero abonye bavuga ngo batandukanye ibisigaye no kumenya ngo nibiki anabonyesha kabisa Jado Castel agaruka neza cyane kabisa iwe witwa Jado Castel Jado
Jado Castal hatari kweli, hatari kweli sana, hatari. Reka turebe rero, azamuka neza cyane bitonze abasore ikipe ya Kiyovu Sport, arambura pasi kwa Bigirimana Bedi. Reka turebe, umunsi abantu benshi bavuga ati ikipe ya APR Sport na Kiyovu Sport baraza kunganya, yaba rero chance ku ikipe ya APR kuko akomeza kugenda iyo muri ikipe ya Kiyovu Sport. Hano bakavuga bati rero yo byakabaye byiza ikipe ya Kiyovu itsinze kugira ngo champion isubire bubisi. Hatari rero, hatari kabisa. Reka turebe, zamuka neza cyane Ishimwe Anisete. Reka turebe, arambura pasi hagati mu kibuga kandi kwa Mugunga Yves. Reka turebe arambura pasi kwa Jabel, arambura pasi kwa Bonheur. Reka turebe Bonheur, azamuka neza cyane yitonze Bonheur. Arambura pasi ati mu kibuga Sekipe ya Sport, Sekipe ya APR Football Club ikaba baratabara. Ahunga pasi hagati mu kibuga neza cyane yitonze. Reka turebe, zamuka neza cyane Bonheur imbere y'izo shot ariko kuramo kabisa, kuramo neza cyane. Reka turebe Jabel, arambura pasi Ishimwe Aniseti, azamuka neza cyane Ishimwe Aniseti. Ahunga pasi hagati mu kibuga kwande kwa Jabel, arambura pasi kwa Bonheur. Reka turebe kwa Mborenga Fitina, Mborenga Mbombo, arambura pasi kwande kwa Claude. Niyo mugabo azamuka neza cyane, niyo mugabo Claude, ahunga pasi hagati mu kibuga neza cyane imbere y'izo shot ariko Amosifuzi aravuga ati abasore ikipe ya Kiyovu Sport mwakoze amakosa. Ati mwakoze amakosa mwebwe kabisa. Ati umupira no gutereka imbere za muri ikipe ya APR ugenzwe na Pierre. Akaba rero ugiye kutera, atangiza baro kwa Mborenga Fitina. Mborenga akurura baro neza cyane yitonze kwa niyo mugabo Claude. APR gukina yitonze muri minute distingue. Kurura baro neza cyane yitonze gunga pasi kwande kwa Ishimwe Anisete. Reka tureba Anisete, arambura pasi kwa Mugunga Yves. Mugunga zamuka neza cyane Mugungo imbere y'izamu, kuraho neza cyane ose ikipe ya Kiyovu Sport. Ngendahimana Eric, arambura pasi kwa Bigirimana Bedi, agunga pasi kwa Pichu, zamuka neza cyane Pichu, ashaka neza cyane kabisa penetration hagati mu kibuga abasore ikipe ya APR bazibira neza cyane bitonze. Reka turebe Mborenga Fitina, Ambombo azamuka neza cyane Mborenga Fitina, arambura pasi hagati mu kibuga. Reka turebe kwa Bonheur agucenga neza cyane, Bonheur distingue, Bonheur imbere y'izo shot hejuru cyane, utera kure cyane kabisa, icyo bita muri birahendutse. Hatari kweli, hatari kabisa, hatari kabisa. Reka turebe rero, abasore ikipe ya APR niyo baraza kwisubiraho wenda amakosa yo kuramwe namwe bakayahindura, kubera ko arabona ko biraza ko bitoroshye kabisa nakomeza gukora amakosa ameze gutya, kuko abasore ikipe ya Kiyovu Sport bari tayari kabisa, bari pose. Reka turebe rero, reka turebe Pichu, arambura pasi kwa Bedi, arambura pasi y'amazi mu bitabo gunga kwa Ngendahimana Eric. Reka turebe, azamuka neza Ngendahimana Eric, aka turebe agunga pasi hagati mu kibuga, shakisha mugenzi we Abedi n'ubundi ariko biranga kabisa, bibu by'ubusa. Reka turebe, ariko musifuzi ati kabisa wenda wese karate umuntu nshuti no sano komeza gushondana, ati no komeza gushondana nakubita karito rouge, karito jaune, sorry. Ata rero abafana barahari rwose, nubwo atari benshi cyane, umufana barahari kabisa. Ata rero